Amahoro y'Imana kandi nabane namwe. Tugiye kuvuga ko gusenga bituma dutsinda ubukana bw'umwanzi. Amahoro y'Imana akomeze kubana nawe. Uyu munsi tugiye kuvuga ko gusenga bituma dutsinda ubukana bw'umwanzi. Reka dusome mu Byakozwe n'Intumwa igice cya 8 duhereye ku murongo wa mbere. Avuga ngo uhereye uwo munsi haduka akarengane gakomeye mu itorero ry'i Yerusalemu. Bose batatanira mu bihugu by'i Yudaya n'i Samariya kiretse intumwa. Abantu bubahaga Imana bahamba Sitefano baramuborogera cyane. Ariko Sawuli we akomeza guca igikuba mu itorero no kuryonona cyane, akinjira mu mazu yose agafata abagabo n'abagore akabakurubana mu nzu y'imbohe. Nuko abatatanye bajya hose bamamaza ijambo ry'Imana. Filipo aramanuka ajya mu mudugudu w'i Samariya ababwiriza ibya Kristo. Abaho benshi baraterana bumva ibyo Filipo avuga n'umutima uhuye, bamwitayeho bumvise kandi babonye ibimenyetso yakoraga, kuko benshi muri bo bari bafite abadayimoni babavamo basakuza cyane, n'abari baremaye n'abacumbagiraga benshi barakizwa. Haba umunezero mwinshi muri uwo mudugudu. Haleluya! Nagira mubwire ko ibihe byo gusenga bituma dutsinda ubukana bw'umwanzi. Nababwiye ko mbere y'uko intumwa zijya mu ivugabutumwa zarabanje zifata ibihe byo gusenga iminsi 10, barimo basenga, bari mu cyumba cyo hejuru basenga, bahamagara Imana. Umwuka wera araza abaha imbaraga, bavuga izindi ndimi, baruzuzwa, bamara ikindi gihe basenga, basangira ibyabo, basangira ijambo ry'Imana. Ahangaha nta kindi Imana yari iri gukora, yari irimo ibuzuza, yari irimo ibaha imbaraga, yari irimo ibategura, yari irimo ibategurira kuba abakozi. Kuko Yesu yari yavuze ngo umwuka wera naza azabahindura abagabo bo kumpamya. Nagira ngo mbabwire ko nta mwuka wera nta guhinduka umugabo wo guhamya Yesu. Umuntu udafite umwuka wera niba ari ikigwari cya mbere mu mwuka ni uwo nguwo. Udafite umwuka wera uzamubona ikintu cyose kije kiramujyana. Haza inyigisho ngo z'ubuntu akaba yagiye, hakaza inyigisho zica abantu mu rusengero ubwo nguwo nawe akaba yagiye. Mbese ibintu biba biri aho kuko nta mwuka wera ari teori ziri aho ngaho gusa. Iyo umwuka wera adahari, ijambo riravuga ngo aho guhishurirwa kutari, abantu bahinduka ibyigenge. Hanyuma rero muri bino bihe byo gusenga Imana iraza nk'uko izahabu igeragereshwa umuriro, niko Imana iba irimo irakamuramo abantu inkamba z'intarige, inkamba z'intege nke, inkamba abantu ikabakamuramo umwanda wose wa kamere, yarangiza ikabasigara abantu b'umwuka. Hanyuma rero nyuma y'ibi bihe abera bari kumwe basangira ibyabo, mbese bari bari ahantu bumva bameze neza. Umwe agahanurira, undi agahanurira, undi akavuga ubutumwa. Mbese bari bari mu bihe bidasanzwe, bari bameze nk'abegereye mu ijuru. Ariko ibi bintu bidasanzwe Imana yo yarabikoresheje, irabanza irabatyaza, ibashyira ku rugero rw'ibyo yari igiye kubakoresha. Hanyuma twasomye ijambo riravuga ngo uhereye uwo munsi haduka akarengane gakomeye mu itorero ry'i Yerusalemu. Ngo hadutse akarengane gakomeye, ka kandi karimo kumena amaraso. Bari bamaze kwicisha Sitefano amabuye. Ngo abantu bose batatanira mu bihugu by'i Yudaya n'i Samariya keretse intumwa. Ni ukuvuga ngo abantu baratatanye. Umuntu witwa Sawuli yari yahagurukanye ubukana, afite impapuro ahawe n'ubutegetsi, arimo aragirira nabi ab'itorero. Ngo Sawuli we ngo akomeza guca igikuba mu itorero no kuryonona cyane. Ibi mubona ngo bafunze insengero, ngo bagize bate? Ngo uwitwa Sawuli we ngo yakomeje guca igikuba mu itorero, ngo no kuryonona cyane, ngo akinjira mu nzu yose agafata abagabo n'abagore akabakurubana mu nzu y'imbohe.
ibi ngibi mwanga kubwiriza urugo ku rugo. Ndagira ngo nkubwire ko Satani we naza azajya ku rugo ku rugo. Ngo uwitwa Sawuli yaraje aca igikuba, ngo itorero araritoteza araryonona ku rwego rwo hejuru bye, ubona ko yaryononye. Ibyo kujya mu nsengero bivaho, akora icyo bita dowa tu dowa, ajya kuri buri nzu asohora. Yari yarakoze urutonde rw'abantu bizera, akavuga ngo muri iyi si habamo umudugudu Satani arategura. Yari afite ubukana bukomeye buteye ubwoba, ariko ab'itorero bakomeza gusenga. Yazashimwe. Ijambo ryatubwiye ngo uwitwa Filipo ngo amanuka i Samariya ari mu bihe byo gusenga, aragenda ngo abwiriza abantu baha ibintu by'ubwami bw'Imana. Nubwo harimo Sawuli arimo araca igikuba, ariko abantu bafite ibihe byiza byo gusenga, ibubukana babuciye amazi baramanuka bakomeza gukora umurimo w'Imana. Aragenda ngo ababwira iby'ubwami bw'Imana, abantu barafashwa, abadayimoni barahunga, abarwayi barakira. Nubwo Sawuli yibwiraga ko yari abatatanyije, ahubwo ntabwo yari azi ko arimo nko kurasa amabombe hirya no hino ya kirimbuzi. Ntabwo yari azi ibyo arimo akora. Mbere bari batataniye hamwe ntacyo basa, nk'ari ntacyo bamariye isi, ariko muri uku gutatana bagiye ahubwo bari nk'imbaraga zikomeye z'umuriro, bagenda noneho bavuga ubutumwa. Ndagira ngo mubwire ko ubu bukana bwa Sawuli, ubu bukana bw'umwanzi bwajimijwe n'amasengesho y'abera. Abantu rero babasnya amasengesho nibo bajya bazimya ubukana bw'umwanzi. Ndagira ngo mubwire ko amasengesho ajya azimya ubukana bw'umwanzi bwari bugiye gusenya urugo. Urugo rukaba rwari rugiye gusenyuka, ariko mu bihe byiza byo gusenga urugo rukongera rukubakika. Ndagira ngo mubwire ko mu bihe byiza byo gusenga abantu bajya batsinda ubukana bwa kamere. Amarari y'ubusambanyi yabatsemo ajya atsindwa n'ibihe byiza byo gusenga. Kumva watswemo no kugira nabi bijya bitsindwa no gusenga. Ndagira nkubwire ko gusenga nicyo kibatsi gitwika kamere igashirira mu muntu agasigara ameze neza. Haleluya. Ndagira mubwire ko rero ubukana bwa Satani bujya butsindirwa mu bihe byiza byo kugira gute, byo gusenga. Haleluya. Hari igihe ubukana bwa Satani bwigeze guhagurukira kuri Daniel. Buhagurutse ngo Daniel nawe arakomeza arasenga, arakomeza yinginga Imana. Baraza baramufata bajya kumujugunya mu rwobo, ariko nubwo bari bagiye kumujugunya, uwamurebaga yabonaga ko isoni zimukoze, uwamurebaga yabonaga ko ubutabazi bumubaye kure. Ariko iki gihe Imana nibwo yari yiteguye neza kuzimya ubukana bw'umwanzi burundu kuri Daniel. Daniel amaze kuva mu rwobo rw'intare, nta wundi muntu wigeze kumuzanaho utuntu two kumubuza gusenga, kubera ko ibihe byiza byo gusenga nibyo byonyine bijya bizimya ubukana bw'umwanzi. Haleluya. Narindi kukubwira ko sinzi ibintu wabonaga umwanzi akwakijeho. Sinzi umuriro uri kubona Satani akwakijeho. Hari umuriro Satani yaba akwakijeho mu buryo bw'umwuka, ukaba uri umukobwa cyangwa umugore ukabona wagize ibitero by'abagabo n'iby'abasore. Hamagara umwuka wera azatsinda ubwo bukana bw'umwanzi. Sinzi ibitero umwanzi agucanyeho, imanza Satani akoherejeho, ibitero byose akoherejeho. Ndagira ngo nkubwire ko nta rugamba ruriho rujya ruba hejuru y'ubugenzuzi bw'Imana. Tugiye gusengana. Sinzi ibintu uri kubona. Pawulo yaravuze ngo bene data, ngo mwe gutangazwa n'ikome ry'ibagerageza riri hagati yanyu, ngo mumere nk'abagushije ishyano, ahubwo abageragezwa nk'uko Imana ishaka,
ntibabitse umuremyi wabo wo kwizerwa ubugingo bwabo bakomeze bakora ibyiza. Ndagira ngo nkubwire ngo wowe wari ufite umuriro ubona Satani agucanyeho, ukabona utazi uko uzarenga ibi bintu, ukabona amaboko yawe ntago azashobora kukurenza ibi bintu, ukabona intambwe yawe ni ngufi ntago izakwambutsa uno muriro Satani akwakijeho. Amaboko yawe ni magufi ariko amaboko y'Imana aracyari manini. Ndagira ngo nkubwire ko ibitero byari bishe byakurushaga imbaraga, ariko Imana yacu iracyari inyembaraga. Nyemerera dusengane, ubwire Imana ngo menye yuko ibihe byiza byo gusenga ariho tujya dutsindira ubukana bw'umwanzi. Umwanzi ushaka kuduteza ibyaha atsindirwa mu bihe byiza byo gusenga. Umwanzi ushaka kutunyaga amasezerano atsindirwa mu bihe byiza byo gusenga. Umuririmbyi yaravuze ngo ntsinda ubukana bw'umwanzi mu bihe byiza byo gusenga. Karande zikurirwaho mu bihe byiza byo gusenga, imyaku na zayiki byose bikurirwaho mu bihe byiza byo gusenga. Kandi ndagira ngo nkubwire ko ibitero bya Satani kuri we ntabwo bizahagarara. Niyo mpamvu nawe utagomba gusiba gusenga kugira ngo ukomeze utsinde buno bukana bwa Satani. Reka dusengane. Mana, turagushimye kuri imbaraga zacu, tuguhaye icyubahiro kuri umwami. Reka izi imbaraga zitsinde ubukana bwa Satani tuzitunge nazo zidutunge, kandi Mana udushoboze guhora tugukiranukira kugeza ku gupfa, mu izina rya Yesu.